umutoza ibitego bibiri, bavuga ko ukoresheje irihe banga ritari ryakoreshejwe mbere? Oya, umupira ugira ibihe nta banga ririmo usibye ko nyatema twari twiteguye match cyane ko twari dukeneye amanota, ariko nta banga rindi rikomeye. Twafise adversaire yadefanze, nyuma yo kudefanza aja kubona rouge ko bakirangiza gutsinda igitego bahise badefanda bose. Ndavuga nta mpamvu ko dukomeza dukina kugeza igihe turi butsindire ku gitego. Baragitegura igitego, ntabwo ari ugufata balo wishira imbere gusa, turakina nk'uko dusanzwe dukina. Ndababwira ntimugire ikibazo, dukomeze dukine, igitego buriya kizira igihe, ntumenye isaha y'igitego kizira. Kurikiza consigne, ngerageza gukora remplacement ziri offensif kugira ngo ndebe nimba natsinda. Nta rindi banga ni iryo, twagerageje gukina kuri ibishoboka byose tubasha gutsinda igitego. Nubwo uvuga ko atari ibanga, ariko twabonye hari ubutumwa wahaye umuzamu. Ubutumwa wahaye umuzamu bigaragare yuko twavuga ko hari nk'amakosa amwe n'amwe yari arimo akorwa. Ntago ari amakosa cyangwa se ubutumwa, ntabwo ari njye wabaye, ahubwo umunyezamu yaranzaniye ubutumwa juste ibyo yashakaga cyangwa se ibyo yifuzaga. Ni twe twamaze kubitegura dushaka kwinjizamo umukinnyi, n'umukinnyi tumara igihe aranzi, arabizi ibyo nkunda, niyo mpamvu yambwiye ngo turi muri offensive, reka dushyiremo wenda umuhalfback ushobora kuba offensive kugira ngo tubashe gutsinda. Juste yaraje kumbwira ko twinjiza nimero 2 tugakuramo wari uhari, ariko twari tumaze kubitegura. Ndambwira twabiteguye tayari, agiye kujyamo kugira ngo tubashe gutsinda, kandi byakunze icyifuzo cye twakigezeho, kandi yanadufashije mu kubona igitego. Twari biranashoboka ko ari ikipe wavuyemo ituzi, kandi biragaragara yuko ari urwego washyizeho ikipe yawe ya Rutsiro. Turebye umupira dusanzwe wacu hano mu Rwanda, Rutsiro urangije fazare, muri fazare tour byibura murumva byibura mwifuza kuzaba ku mwanya wa kane? Yego, birashoboka. Dufite 21, uwa gatatu afite 23, ntarirarenga. Iyo myanya yose natwe dushobora kuyirwanira kandi tukayibona. Ikindi sinzi nimba ariyo match ya mbere ubonye ya Rutsiro. Uyu mwaka turimo turakina neza, match zacu zose nta ekipe n'imwe twari twakina ngo iturushe gukina. N'izadutsinze zose twarazirushaga gukina. Twebwe rero twashizeho umurongo twashizeho ni wo gukina. Ngerageza kubereka style yanjye yo gukina, barabinyemerera avec abakinnyi mfite. Nagerageze kubereka buri munsi, ndabigisha buri munsi. Ni nayo mpamvu mwigeze mubona tudegaje ballon, twakomeje turakina. Agira ntimudegaje ballon, dukomeze dukina. Igitego baragitegura, igitego ntabwo kizaho hazari cyangwa se ngo nuko washize imbere. No, nabwiye dukomeze uyu murongo nashizeho. Rero abakinnyi barimo baranyemerera kujyaho, kandi barimo barawukina neza. Nta match n'imwe twatangira twebwe tutarakina neza, match zose tukina neza. Gusa muri football habaho ibintu bitatu: aho gutsindwa, kunganya no gutsinda. Ibyo byose rero uri umutoza ugomba kubimenya, ukabyakira kwanza. Iyo urangije kubyakira uhita ushyiraho umukino, ukavuga uti cyane ko iyo waramukiye gutsindwa nta kintu wahindura. Iyo waramukiye gutsindwa uyu munsi, Imana y'ibyo yateguye, nta kintu wahinduraho. Gusa wowe ugerageza gushyiraho umukino mwiza, byibuze n'umuntu waje kureba umupira akavuga uti ntabwo iriya kipe, kabone nubwo yatsinzwe cyangwa se itatsinze, ariko bakinye neza. Icyo bibye nimba nifuza, kuko gukina neza bitegura gutsinda. Nanone ntabwo watsindwa 1, 2, 3, 4, 5 ukina neza buri munsi, ntabwo bishoboka. Muri football bijya bibaho, ariko icyo gihe tubyita ko ari ibihe bibi, ariko akenshi gukina neza bitegura gutsinda, kandi turimo turabitegura gutsinda buri gihe. Fazare murarangije. Ubutumwa ku buyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda, ku bayobozi b'ikipe yawe ya Rutsiro ndetse n'abafana aribo baturage ba Rutsiro. Ku bafana bacu cyangwa se ku bayobozi bacu, ndabashimira ko turangije umwaka neza, dushoje neza. Ibyifuzo byacu twifuzaga bisa nkaho tubigezeho muri fazare. Twifuzaga byibuze tuzabe wenda mu makipe 8 ya mbere, hanyuma wenda fazare tuzongere turwanire twegere imbere, wenda tuzabe mu makipe 4 cyangwa se 5 ya mbere. Ndakeka ko igice cya mbere tukigezeho. Twifuzaga umwanya wa 8 ariko tugeze wa 6.
icyo navuga ni uko abayobozi bacu bakomeze batujye inyuma, n'abafana tuzakomeza tubahe ibyishimo, dufate umugongo. Turi hano kugira ngo dukore akazi, ibyo badusaba tugerageze tubikore, kuko uyu ni umupira. Hari igihe twigeze kujya mu bihe bibi, ariko ubu ibihe bibi twabivuyemo mu bihe byiza. Ndabasaba yuko bakomeza kudufata umugongo, ari abayobozi ari abafana, dufatikanye twese, hanyuma ekipe yacu tuzayishakira umwanya mwiza uruta uwo dufite. Karagenze neza se? Ku buyobozi bwacu nta kitaragenze neza. Abayobozi b'umupira w'amaguru barebe kalendriye barimo barapanga, ko irimo iragonga cyane abatekinisiye. No munsi baravuga ejo bagashyiraho kalendriye, ugasanga barakumenyesheje iminsi 3. Ntabwo ari byiza. Barebe porogaramu amakipe ari gukina cyane, bayapangire porogaramu yabo, bapange na porogaramu ya shampiyona, kuko amakipe amwe n'amwe ari kugenda agira imvune nyinshi. Kubera iki? Araruhuka. Nk'ubushize hari igihe twarutse ukwezi kuzima, bagaruka bagahita bashyiraho shampiyona ako kanya, ekipe yagiye mu kiruhuko, ntabwo bamenyesha mbere. Ariko byibuze bamenyesheje mbere, 2 semaines avant, bagashyiraho porogaramu. Iyo bashyizeho porogaramu, natwe tugendera kuri porogaramu par rapport yabo. Ariko 3 jours 4 jours ntabwo biba ari byiza, kuko icyo gihe usanga twe twaratanze ikiruhuko, bagaruka ugasanga umukinnyi amaze 3 semaines adakina, muri 3 semaines adakina yitoza gusa, akagaruka muri 3 jours 4 jours agakina match. Ntabwo biba bikwiye. Icyo gihe hazamo imvune, hagati aho ugasanga mercredi samedi. Ntabwo ari byo. Niba babipange hakiri kare, natwe tumenye nk'abatekinisiye, tumenye ibintu byacu biri kurongo, kandi bakatumenyesha mbere. Iyo habaho kumenyeshwa mbere biba ari byiza, kuko natwe dukora porogaramu par rapport ya porogaramu y'abayobozi bategura shampiyona. Murakoze. Zagira umwaka mushya.